uyu munsi nzanye inkuru y'akababaro, inkuru y'agahinda gakomeye cyane, ndetse inkuru iteye ubwoba cyane bitarabaho. Ni inkuru mana yanjye nanjye ndi kuyumva nkatitira, nkumva ubwoba nanjye bwanjye buranyishe. Uti ni inkuru rero imeze gute? Ni inkuru y'umu DJ witwa DJ Toxxyk, umwe mu ba DJ ba mbere bakomeye hano mu Rwanda. Bivugwa ko yamaze kuba atabwa muri yombi nyuma yuko agonze umupolisi agahita yitaba Imana. Oh my god, urumva iyo nkuru, urumva icyo kintu? Nuvuga ngo ubu tuvugana uwo bita DJ Toxxyk yamaze gutabwa muri yombi. Wari mu maboko ataraye, ari mu maboko y'inzego z'umutekano nyuma y'icyo gikorwa nyine cyabayeho, nyuma yuko agonze umupolisi agahita ahasigwa ubuzima. Ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bikomeye cyane kuri uyu mu DJ. Mbere na mbere reka nkubwire ko DJ Toxxyk, ku bantu wenda mutamuzi neza, benshi nako muramuzi, ariko ni umu DJ ukomeye cyane. Abenshi mu bamuzi neza bamwita ko ari we nimero ya mbere mu ba DJ bose bari mu gihugu. Mu DJ ukomeye cyane, w'inshuti na DJ Marno, bakunze gukorana ahantu henshi mu bitaramo bigiye bikomeye, ariko nawe ubwe ni brand ikomeye. Ni umwe mu ba DJ bakunze guhabwa amashow manini, ibitaramo binini cyane, byaba iby'umuziki n'ibindi birori bigiye bitandukanye. Ni umu DJ kabisa, niba atari uwa mbere ari mu ba mbere. So rero najya ngo maze mu gusobanuriraho gatoya. Kabisa uyu mu DJ rero yaje kuba agira ibyago bikomeye cyane byo kugonga umupolisi agahita yitaba Imana, cyangwa se ahasiga ubuzima. Uti rero byagenze gute muri rusange? Amakuru nkesha 3D TV, 3D TV cyangwa se iki ni igitangazamakuru kimaze gukomera cyane rwose hano mu gihugu. Iki kinyamakuru rero kiravuga ko uyu muhanzi yaje rwose kuba akora ahura n'aya mahano cyangwa se n'ibi byago bikomeye cyane, haba kuri we ndetse no ku muryango w'uwo mupolisi witabye Imana. Biravuga ko rero 3D TV iravuga ko bivugwa ko DJ Toxxyk yatawe muri yombi nyuma yo kugonga umupolisi agahita apfa. 3D TV Rwanda iragira iti, iravuga ko yamenye ko iyi mpanuka yabaye mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 20 Ukuboza 2025, ubwo uyu muvangamiziki cyangwa se uyu mu DJ yaravuye muri Kigali Universe. Yaravuye muri Kigali Universe rwose. Ubwo birumvikana ko yaravuye nko mu kazi wenda ariho yacurangiye iryo joro, akaba ariho rero ibyo byabereye. Uwahaye amakuru 3D TV cyangwa se umutangabuhamya wari uhibereye, wari uraho ibyo byabereye, wari uri kuri tele, yavuze ko uyu mugabo yaratwariye ku muvuduko wo hejuru ku buryo umupolisi yamuhagaritse nabyumve agashiduka yamugonze. Yagize ati, twavuye Kigali Universe mu rukerera nka saa 8, nka saa 11, turenze rompuwe yahise ducaho yihute cyane. Umupolisi wari uri mu muhanda aramuhagarika, undi birangira amugonze ahita atabaruka. Nguko ngo byaje kuba bigenda. Birumvikana ko DJ Toxxyk ngo yarari mu by'ukuri ku muvuduko uhambaye cyane, yihutaga cyane bikabije nk'uko uyu mutangabuhamya abivuga. Hanyuma rero umupolisi yaje kumuhagarika, ariko birangira atamwumvishe cyangwa se atanamubonye, ahubwo we ashiduka yamugonze. Oh my god. Rero birumvikana ko ari ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bikomeye cyane kuri DJ Toxxyk. Sinzi ibi bintu ngaraza kubikirate cyangwa se biraza kurangira gute, ariko ikiriho cyo nuko rwose ari ibintu bitari buze kumworohera n'aka na gatoya. Mbere na mbere reka twihanganishe umuryango w'uyu mupolisi wagize ibyago byo kwitaba Imana. Abasigaye inshuti umuryango we, mukomere cyane, mwihangane. Imana ikomeze kubaha gukomera, ikomeze kubaha umutima wo kwihangana kabisa, ndetse no kuri polisi y'igihugu muri rusange. Ni ibyago umwe mu bakozi babo abavuyemo, watuvuyemo twese muri rusange nk'igihugu. Ni inkuru ibabaje cyane, ni ibintu biteye agahinda.
Imana ikomeza abasigaye, ariko kandi ku rundi ruhande DJ Toxxyk nawe Imana imworohereze. Ni impanuka nyine, ni impanuka, birashoboka ko wenda yari mu makosa sinzi, dukurikije ibyo umutangabuhamya yavuze, biravugwa ko nyine ngo yari atwariye ku muvuduko uri hejuru cyane, kandi murabizi ko hari umuvuduko ntarengwa nyine polisi y'u Rwanda, ishami rishinzwe ibyo mu muhanda, ridusaba kuba tugenderaho mu gihe dutwaye ibinyabiziga. Hari umuvuduko tuba tutagomba kurenza kugira ngo nyine tutaza guteza impanuka, kugira ngo tutaza guhura n'ibibazo byose by'impanuka. Ubwo rero niba yaratwariye ku muvuduko uri hejuru, ntago ibyo ngibyo twabihamya kubera ko no mutangabuhamya wabivuze, ariko ntago byagenzuwe ngo byemezwe koko yarari gutwarira ku muvuduko uri hejuru cyane. Ariko biramutse ariko byari bimeze, yaba ari amakosa nyine yaba yarakoze, yaje no kugeza ku mpanuka ikomeye nk'ingi yahitanye ubuzima bw'uyu mupolisi. No kuba wenda DJ Toxxyk nawe atapfuye, wenda nta mahirwe nayo, kuko impanuka nyine niteguza, hari igihe ugonze ari upfa, cyangwa se ugonze n'ugonzwe bose bagapfa. Ubwo icyahise kibaho nuko nyine yahise atabwa muri yombi kugira ngo ajye gusobanura iby'impanuka. Ubwo wenda iperereza ryo birumvikana ko ryahise ritangira. Nta ruhande wenda rwa polisi ngewe nari nabona rwabivuzeho, ariko amakuru nyine dukesha iyi 3D TV Rwanda nuko uyu mugabo yamaze kuba atabwa muri yombi, akaba nyine atangira gukurikiranwa. Ubwo birumvikana ko iperereza naryo ariko ryahise ritangira. N'amakuru bundi yatangiye guhihwiswa mu ijoro ryakeye mu masaha nk'aya saa 7 z'ijoro gutyo. Ndumva ngewe aribwo nabibonye, ndumva aribwo natangiye kubona ayo makuru. Hanyuma ntangira kuyakurikirana, ntangira kureba ibyo ari byo. Nyuma yaho nibwo naje kubona n'uwo bita Dumba nawe yigeze gusa nk'ubitangazaho gakeya. Ngira ngo kuba mukurikira mwabonye poste Dumba ya postinze, ni chat, ni screenshot ya chat yagiranye n'umuntu ngo washakaga kumuha amakuru ngo y'uburyo nyine ngo DJ Toxxyk yaraye yishe umuntu, wenda yakoresheje imvugo ikakaye, nibyo yagonze umuntu arapfa, ariko wenda byari impanuka. Uyu muntu rero Dumba kuri poste yasharinze abantu be, yerekanye screenshot y'umuntu wari wamwandikiye inbox, aramubwira ati hello, ati mfite amakuru nshaka kuguha. Dumba nawe aramusubiza ati ayahe? Undi aramusubiza ati ya DJ Toxxyk, ati kandi arakomeye cyane. Dumba aramubwira ati mbwira numve bro. Undi ahita amubaza ngo urantamo se? Ubwo ni nko kuvuga ngo urangurira akantu nyine gutama umuntu. Birumvikana no kumutamo amafaranga, no kumutamo agacupa, no kumugurira nyine, no kugira ikintu umuha muri rusange kijyanye wenda n'amafaranga. Yese rero amubwira ngo yaraye yishe umuntu. Yese avuga ngo yahise akomeza abwira Dumba ngo DJ Toxxyk nyine ngo yaraye yishe umuntu, ngo uho yishe niyo makuru. Sinzi niba ari cyo yashaka kwandika, cyangwa se ngo uwo yishe niyo makuru. Ati ubu ari wanted, ati cyangwa se ari gushakishwa. Nayo makuru rero icyo gihe Dumba yabipostinze nyine abantu bataramenya ibyo ari byo. Ati bamwe bamufata nk'umusazi wa muntu, bashaka kuvuga ko ari kubeshya cyangwa se ari kwishakira amafaranga, ariko nyuma byaje kugaragara ko mu by'ukuri ibyo uyu muntu yavugaga ari byo. Ubwo wenda turacyategereje uruhande rwa polisi cyangwa urundi rwego urwo ari rwo rwose ruri bubivugeho mu buryo bwihariye cyangwa se burambuye, rubisobanura neza. Ariko kugeza ubu amakuru ahari nayo ngayo. Amakuru ahari nuko nyine uyu DJ Toxxyk yaba yagonze umupolisi mu by'ukuri agahita yitaba Imana. Ubwo rero
niba koko ari byo reka tumusabire Imana imworohereze turebe ko byibura ariko nanone mwirinde bantu rwose mwirinde kujya mutwara ku muvuduko uri hejuru, mwirinde gutwara mwasinze, mwirinde gutwara muvugira kuri telefone. Ibyo bintu polisi ihora ibitwihanangiriza, ihora idusaba kubigendamo gake no kudakora ayo makosa. So rero wowe ufite ikinyabiziga, wowe uzi ko wicara kuri vola ugatwara, muvandimwe gerageza wubahiriza amabwiriza yose n'amategeko yose yo mu muhanda kugira ngo wowe ubwawe ube safe, ube ufite umutekano wawe wizeye ko utari bugira ibibazo bigiye bitandukanye, ariko kandi unabirinda abandi. Twirinda izo mpanuka zitateganyijwe, twirinda izo mpanuka zishobora kuviramo urupfu abantu, yaba wowe utwaye yaba n'utwawe cyangwa se n'ugonzwe nukorewe impanuka. Ibyo byose ni ibintu tuba tugomba kwirinda buri munsi. So rero nayo makuru nari ngufitiye ya DJ Toxxyk. Ubwo reka turaza gukomeza kubikurikirana, andi makuru araza kubagezweho, turaza kuyabagezaho nanone kuri iyi nkuru. Wakoze cyane kudukurikira, kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi.